Tese prana. Fresh man. Mbona umuntu wawirakaje bimeze bitegura. Akazi karabuze man. Karabuze ubundi ubunanye ukatabyaye imbwa mwana. Wewe mugabo ngatagira akazi. Wenda nanjye ntabwo ufite ntabwo naburi igitekerezo cyane twakora akazi. Uri kumva uri umugabo rero. Uri kubona mwese nkawe se. Nibe ibitekerezo. Niyo mpamvu wambaye ingofero zaguturiyeho wenda. Wowe ufite cyane. Are you playing? Cyashya da. Ahubwo ufite agatekerezo man. Kambwire nyine. Mwese kahise kamwereke. Irahene iwanyu rapfuye. Rapfuye. Yego man. Nimba irahene iwanyu yarapfuye kamuha igitekerezo cy'inyamibwa cyatuma ubona izindi hene nyinshi. Bwira nyine ahubwo uri kunindira. Umugabo. Urenye kwa Karoli. Kwa Karoli harahe. Ucyagikoze kiwabo rero. Cyarambwiye ngo uramutipe ngo uramutose ngo gushaka abantu mukorera akazi. Abakoze? Tugende man. Okay, wowe ready neza se man ukumva uri mu kazi. Ahubwo nje akazi kose ndagakora man tugende. Hari video ni harahe hepfo twanagerayo. Bana. Uri kwikarikasa n'amafaranga yanjye ndimo wagipeke. Hakishije isiko cyasaze man. Ibintu wadukoze ejo bundi kwane zurabyibagiye. Makoro. Kora kuno kari kwikarakara. Kuki? Radukika se. Zana ibintu by'umutipe cyangwa kwako. Kera vuba kare. Kurafite kinyoma z'ikigo. Kukujyana gukora amahema yose. Bati amaranye. Kwasties. Akwaje kumenyera. Akwaje icucu rero ibintu bikubwira niwe bifite akamaro. Ndetse nakomeza gutera iki kugira ngo bigenze byawe. Kuyihorera darumena umutwe woko. Wakaje tukagenda. Reka tukurangira akazi. Turiya kuri mugabo. Yego. Uriya mugabo sinagafite akazi wa cucu. Iki kigo kigurisha abantu. Ubu ndagurisha abantu. Ejo bundi zavuye mu gisirikare ngagurisha abantu. Urwo rutwa rw'umariye. Wagikoresha umutwe kiyogoshesha. Tugende tukurangira akazi gushyira kwa cyangwa gukubita. Ntabwo najya. Uruko duhuzajya ijambo bibiri. Uri utajya. Boss ubundi ngiye nibyo nakubwira. Ambwiraga ibiki se? Reba ngiye nkora kazi kagapfa. None ikibazo kiri. Reka dushaka abandi bakozi bajye bamfasha. Sori gushaka abandi bakozi ni ngombwa. Ni ngombwa. Ikamwe nk'urugero. Reba hari igihe njye kureba nyine nk'abantu ugiye gushimuta urumva se. Nabona nyine adusha imbaraga. Bifatira ba bacecuru nyine dusha imbaraga akabari mu njyana. Kandi abo ngabo nyine baba bashaje ibintu ingingo zabo nyine ziba zikora nabi. Mbese ubundi abo bacecuru hari ingaro wari wabona bateje. Baraziteza ariko nyine abana nibo bagurwa menshi. Rero ugushaka ni mafaranga wishakira abandi bakozi. Uyu uraya muri se boss wanjye se. Ufate ku mafaranga nguhemba maze ariyo wishyura ushaka abandi. Ntago byavamo. Ubwo rero ndeguye boss ko wambarishije nabi kazi. Basi shaka abandi bakozi. Akuramo amafaranga. Ndayaguha nta kibazo. Nta kibazo. Ajya bazanyicira mu nzu nakoze ibyaha byinshi bitagira umugari. Sawa ntari boss. Ntacyo bashake ubwo turi kumwe. Okay. Icyo kigo kigurisha abantu. Kigurisha abantu utajya kugurishije. You will move out of this house. But I can't. You will move out of this house. I don't care where you want to move to. You must move out. Aturaje kuri wa muboss uheruka kuva mu gisirikare ejo bundi. Boss wanjye. Ni boss wawe se? Ubwo afite twumvishe gafite akazi. Aragafite. Kandi karimo. Twese babiri yaduha akazi. Nakabari. Twese ako kazi usukari ko man. Wafite igene murakamenya. Ariko karahari. Icyangombwa nuko gari ubwo twakiye turi gutera.
Boss, nari mbazanye. Ndi Babakoze. abahe abangaba se? Yego boss, naba ngaba. Okay. Ndabona abangaba ari ibicuruzwa ashaka kuzashaka abandi bakozi. Wowe kina na miliyoni 2. Mbese we akimbwa karashobotse. Okay. Ongera komeza. Yihute nyine. Kire kukujyana gukora baguhemba yose urahita uyamara ikintu na kimwe kuye. Akwaje pete usigaye umenyera.